Yewe nubwo Mukamwiza yari yatsemye ngo Mutima ntari bwinjire mu nzu, Pierre yamufashe ukuboko amwinjiza mu nzu. Ati uyu mugore koko nzamugirene. Ati ngwino mu nzu reka mbwire Nyiraneza aza kwereka aho uryama kugaburira uryo uryame dore nturafata n'agatege. Nyiraneza uwo yari umukobwa wafashaga imirimo yo mu rugo. Nuko Nyiraneza araza amujyana mu gikari aramugaburira amwinjiza mu nzu amwereka aho aryama. Mu gihe Nyiraneza yari asohotse agiye mu gikari akubitana na Mukamwiza aramubwira ati niko Nyirane ya nzererezi y'umukobwa umugabo wanjye yazanye hano yagiye cyangwa iri hano? Nyiraneza ati nzererezi? Nta nzererezi nabonye hano mabuja, cyakoze hari umwana w'umukobwa wazanye na databuja aryamye mu cyumba cy'abashyitsi. Mukamwiza ataryamye hehe? Nakore kandi nsohora iriya nzererezi mvire mu nzu. Nuko arikubita aragenda, mu gihe akigera mu ruganiriro ahura n'umugabo we Pierre. Pierre atumeze ute mugore mwiza, noneho twakwicara nkakubwira byinshi ku by'uriya mwana nazanye hano, ndabizi numara kumva ibyo nawe uramugirira impuhwe. Mukamwiza aramubwira ati mvugana iki nawe? Ntacyo mvugana nawe, agomba gusohoka hano akagenda, kandi natagenda ubwo urahitamo hagati yanjye nawe. Pierre ati ngushije ishyano. Aramubwira ati ariko wa mugore umeze ute koko umuntu wabyaye? Mukamwiza aramubwira ati nako nungutse igitekerezo, n'ubundi uriya mukobwa Nyiraneza bamuhembaga amafaranga menshi. Ejo mu gitondo abyuka agenda asimburwe n'aka gakobwa yagize akambikazi muri uru rugo. Pierre aramubwira ati none se uriya mwana kubona akiri muto cyane azashobora imirimo yose yo muri uru rugo kandi anarwaye? Undi atarwaye? None se niba arwaye hano ni kwa muganga, agomba gutangira akazi ejo niba ashaka kuba muri uru rugo. Ku mutima Pierre ati uyu mwana n'ubundi yavuye iwabo aje kwaka akazi ko mu rugo, aho kugira ngo ajye kuba ku muhanda nagume hano, ndabizi uno mugore azagira hacururuka. Ubwo Mutima aho ku buriri nawe urumva ari nko muri paradizo, arimo ararangaguza areba hirya hino amatara n'imitako itatse icyumba aryamyemo. Yakubita amaso ku igodora ryiza aryamye ati nubwo n'umugore wo muri uru rugo atandebye neza, ariko Mana ndagushimira ko wandokoye urupfu, kandi nubwo byaba bigoye sinshidikanya ko ari intangiriro nziza yo kugera ku ntego zanjye. Ijoro ryabaye rirerire cyane kuri Mukamwiza. Yaramukiye ku rugi rwa Nyiraneza ngo amwirukane agende. Nyiraneza agikingura ati Nyirane itegura utahe dore ntacyo kimara muri uru rugo, ntabwo ukitwara neza rwose, twabonye undi mukozi ugusimbura, kandi ntumbaze umushahara kuko inshuro nyinshi wagiye umena ibintu byo muri uru rugo, ngize amafaranga nkwishyuza ntabwo wabona icyo unyishyura, kandi ingaruka hano nsanga wagiye. Nyiraneza aringinga ariko bibi by'ubusa Mukamwiza yari yafashe umwanzuro. Nuko ubwo Nyiraneza akubita agatoki ku kandi ku mutima ati nturebe uno mugore unjugunye hanze nk'imbwa, n'igihe namaze mukorera nihanganira ibitutsi n'inkeke ya buri munsi? Ati ndagenda ariko nanjye ndasiga nkoza akantu, kandi nta n'umwe uzankeka kuko ibyo ndi bukore biritirirwa ko ari agakobwa bazanye hano. Nta muntu ujya umpemukira ngo agende adamarara. Muri ako kanya Mutima nawe yari yabyutse arasohoka kubitana na Nyiraneza. Nyiraneza aramwicaza aramubwira ati umva ngiye gutaha banyirukanye, ariko mbere yuko ngenda reka nkubwire bimwe mu bintu bizagufasha gukora kano kazi. Dore hano ni ukubyuka kare ugakora amasuku ugategurira mabuja na databuja icyayi, hanyuma iyo bamaze kunywa bagiye ku kazi, umwana wabo muto wa undi waraye ubonye arabyuka, hanyuma rero uba ugomba kumukorera amata. Dore amata anywa nayagushyiriye hariya hejuru ku kabati ko mu cyumba cye, aba ariyo uza guheraho umukorera amata, uyafate uyavange n'amazi hanyuma umuhereze. Mutima aramushimira yisubirira mu nzu. Ku mutima Nyiraneza ati wihangane wa mwana we dore nkugeretseho urusyo, ariko nanjye mwene Kanyandekwe nagombaga kugenda amaze gukora akantu. Amugeretseho urusyo rushyushye koko. Imana irengere Mutima. Ntuzacikwe na episode ya 4.